Nk'ibisanzwe tubaye ikaze kuri Go and Stay Scholarship Channel, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye cyane cyane ayibanda mu gisata cy'ubumenyi. Uyu munsi rero mutwihanganiye twakereweho, gusa tugiye kubereka mwebwe mwese mwabonye loans mwabaye granted. Tugiye kubereka ibintu bigiye gukurikira kugira ngo muzagere ku ishuri amahoro ndetse mutangire amasomo yanyu mutuje munatekanye, mufakasinze ku masomo gusa. So tugiye kubereka ibintu bibiri rero birimo iki. Cya mbere ni iki, tugiye kubereka uburyo ki buri muntu wese ari buze kubasha kwikora registration anyuze kuri website ya UR mubona turiho. Murayibona niyo turiho, yego. Ikindi cya kabiri, tugiye kubereka abantu mwese mwifuza kwiga muba hostel cyangwa se mucumbikirwa na campus, uko muri bubigenze kugira ngo mubisabe. Ibyo ni ibintu byose tugiye gukubira muri video imwe. Icyo usabwa nta kindi ni ukwihangana ukayiha iminota yawe mikeya cyane, ntabwo ari ndende, ukayisoza ahasigaye ugasobanukirwa byose. Ikindi turi buze kugarukaho nta kindi, turaza kugaruka noneho ku bindi bigiye biri outside y'ibyo ngibyo tuvuze, ariko bizagufasha mu rugendo rwawe rwo kwiga. Aho ngo ndakeka turimo turagendana neza. So tudatinze rero, tugiye kurebera hamwe buryo ki turi buze gusaba, gusaba gukorerwa registration tunyuze online, cyangwa se uburyo turi buze kwikora registration tunyuze online. Ahangaha reka tugendane, nta kindi dukora, turaza hano twandike website ya UR ni www.ur.ak.rw. iyi niyo website ya University of Rwanda, ngira ngo urayibona. Numara kuyiklikaho ubwo urabanyuze muri Chrome yawe, urahita ubona ugera kuri iyi tab imeze gutya, University of Rwanda, urayibona. Rero uhabona uhasanga ibintu byinshi cyane byagenda bigufasha. Niyo mpamvu tugushishikariza kuba wakwicara mu gihe ugeze kuri website ya UR ukabanza ugasoma ukamenya amakuru mashyashya ariho ndetse na byinshi wifuza biba biriho. Ahasigaye noneho twebwe ikintu kitugenza ubu none nta kindi, ni iki ngiki. Tugiye kubabwira iki turi buze kwikorera registration. Twagiye tubanze tunyire hano kuri admission, urayibona, check your admission results. Urabona ko muri make website ya UR ni ikorerwa ibintu byinshi. Kureba admission results urabona ko birebera hano, check admission criteria and cut off marks for 2025-2026. ngira ngo nibe ngibi byose twagiye tubibona, cut off marks amanota bagiye bagenderaho byose twagiye tubireba. Gusa niba kukwibutsa yuko application period yabaye closed, biturabizi buri muntu wese yashoje kwa applying. Noneho hano start a new application, ugiye gukora application nshyashya. Hano ni hano international applicants, ku bantu baplayinze bari hanze y'igihugu cyangwa se nyine barize hanze. Dore ngaha hano babarwa nka international applicants, nkuko twayibonye bo banasabwa icyo bita equivalence. So hano tugiye kora noneho online registration. Begin your journey to a bright future with our easy to use application form. Tugiye gukora no kuri register. Urabona nitukora kuri register tutatugera sasa. University of Rwanda prospective students, ahangaha ni ibintu tutatugeraho. Ahangaha noneho kugira ngo musobanukirwe neza, tugiye kwifashisha amakuru y'umuntu twabisabye akabitwemerera, akaduha uburenganzira. Turakoresha reg number ye, irabigaragara, ariko pin yo ntabwo irabigaragara. Ibi ngibi tubikora kugira ngo nibura buri muntu wese wadukurikiranye, inshuti zacu mwe mwese mudukunda, mubashe gusobanukirwa, dukora ibintu bifite facts binagaragara, ku buryo rwose umuntu wese abasha kuba yasobanukirwa. Ahangaha tugiye kwifashisha data z'uyu muvandimwe waduhaye uburenganzira. Reg number ye ni 22 noneho dushyiremo pin ye. Iyi pin muyibuke neza ni ya pin uhabwa ukimara gucreatinga reg number yawe. Muri make ugicreatinga account, ya pin baguhereza niyo igufasha ku accessinga tab ya just dashboard yawe always. Mujye mubibika neza. Dushyiremo pin
pin ye kirimo pin ye, ndakeka dushoje kuyishyiramo, duhita dushyira kuri login. Nitugera kuri login urabona bahita baduhereza tab hano, ibi ngibi murayibona hano mwese, bahita bakwereka tab yawe urebye ari byo whatever. So uyu nguyu yaduhaye uburenganzira nta kibazo. So hano nta kindi dukora, tutatuza hano utu tuntu ngira muratubona. Hano hari application, hano kuri student web, hano hari application, registration, student administration, student inquiry. Ahangaha rero twebwe tugiye dushaka registration, urakora kuri registration, urabibona hano registration. Iyo umaze gukora uhita uzana ugahita ukora kuri I accept, kubyemera, ugahita ukora kuri return ugasubira inyuma. Ibi ngibi ngira ngo murayibona, akangaka ndakeka nta muntu utakumvisha. Iyo umaze hano gusubira inyuma nta kindi tuza hano, uhita uza hano kuri submit registration. Kubera yuko uyu nguyu atabashije kuba yakomeza, niyo mpamvu hano mubona imeze gutya. Ariko wowe iyo wowe wamaze kuba granted ukahabwa inguzanyo, wabaye admitted, ahangaha biraza gukunda. Iyo ushoje hano bahita bakwereka bya bindi wasabye cyangwa se ibyo baguhayemo admission. Iyo umaze kubikwereka nta kindi uhita ukora, uhita uza n'ubundi ukemeza, nta bindi biba bigoye, ukemeza process zose. Wamara kwemeza ugahita uza hano kuri proof of registration. Proof of registration hano baratubwira ngo no registration detail found here. Uyu nguyu we na registration yakoze niyo mpamvu atanayibona hano. So none iyo ushaka kugira ngo ube uri safe, ari nabyo byangombwa mwabonye muzitwaza, uhita uza hano kuri proof of registration iri muri PDF, akaba ariyo downloadinga bigasozwa. Ibiri hano kuri iyi tab uhita uza ukayidownloadinga, uhita uza ugakora hano. Niba ukoresha imashini, iyi ari phone, nabwo haba hari akantu ko kuyidownloadinga, byose birakunda. Ngira ngo none ahangaha twese dusobanukiye uburyo ki turi buze kwikorera, turasobanukiwe uburyo twese turi buze kwikorera registration. Ibi ngibi icyitonderwa ni iki ngiki. Hano mbere yo gukora iyi registration, hano hari ibyo ugomba kubanza kumenya biri hano. Urabona kuri tab yawe hano, uramanuka hiya kuri tab yawe, uraza hano haba hari ibihumbi 60 iyo wamaze kwishyura, biba bihagaragara rwose muri system. Iyo bigaragara rero nta kindi busabwa, biba byagaragaye koko nk'uko biri, nta kindi wowe busabwa. Ibintu ibyo yari yasabye, hano habona amakuru menshi cyane, byinshi cyane ngende ibona hano. Registration information nabyo hano ubonye bya bihumbi 60 wishyuye kuri beka cyangwa se ukoresheje urubuto, nibwo ubasha gukora iyo registration igakunda. Ndakeka mwese mubibonye, ukoresha phone yawe cyangwa imashini, byose birakunda. Icyo kivivuke neza ranajyo hatubaza ngo etse bira bintu byose mutwereka si bikorwa n'umuntu ufite mashini oya, na telefone irabikora. Aho ugize ikibazo tugushishikariza kuba watubaza, byose rwose birakunda. Aho ngaho ndakeka buri muntu wese abashije kuba yasobanukirwa. Noneho tudatinze katwigarukire hano, twabasezeranyije ko tugiye kubereka uburyo turi buze gukora registration. Turayiberetse n'uburyo muri downloading proof of registration. Nta kindi no kunyura kuri iyi website ya UR, gusa ugashyiramo ubwitonzi kugira ngo utagira ikintu na kimwe wihisha cyangwa se gipfa bitewe no kutabimenya. So twihuse rero katurebere hamwe ubw'iki twapurayingamo hostel. Uburyo dusaba hostel byo bikorwa gute, tugiye kugendana. Hostel katuze kuri new tab, hostel tugiye gusaba hostel. Hanga hostel nayo unyura kuri website, uraza kandi http urayibona hano, kuko nayishatseho mbere inyitayipinga bita bayimereza. Ngiyi niyo website unyuraho, ni https://hostel.ur.ak.rw. Ibi ngibi ngira ngo twese turayibona neza. Aha nta kintu gishya, uhita uza ukoreho kuri iyi website. Website turayibona hano,
Hello student, this system is under maintenance. Iyi system ari kuyisubiramo ari kuyikora neza, niyo mpamvu tutagezeyo neza. Ahangaha tugiye kuroginga as staff, ahangaha reka tumashyire mbereke ibintu biriyo. Ahangaho urayibona nyine ni staff, ni umustaff wemere kuroginga hiya. So ahangaha ntabwo ari abanyeshuri, kuko iyi email address koresha whatever iyi password ni password abakozi babi baziranyeho, ni staff login. Gusa hacu ni kuri student login, uretse yuko bitarakunda. Gusa nabwo ikintu ugomba kumenya hano gikorwa nta kindi, ni iki ngiki gikurikira. Hano iyo ugiye kuroginga in as a staff or as a student, ukoresha reg number yawe ndetse na password. Iyo usizemo ya password yawe ukoresha bisanzwe iriya twabonye ukoresha winjira muri account yawe wanyuze kuri URL website, ukabona iranze uhita ukora kuri reset password. Iyo ukoze reset password ushyiramo imibare nibura 8. Iyo mibare 8 tukugira inama yo kuba wakoresha nomero ya telefone yawe ugafatira imibare 8 iheruka kuyeho 07 indi isigaye. Iyo ushoje bahita bakudirectinga ugasubira inyuma, ubundi ukinjira ukoresheje iyo password umaze gucreating. Iyo ugezemo imbere kuri iyo poto uhita ubona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibyo bintu byinshi bigiye bitandukanye haba harimo kubona ibyumba bihari, kubona location zigiye zifite beds ziri free. Urugero wenda nk'abantu bahaye muri UR Huye campus, aho ndakeka ubonaho ibyumba nka Bengazi, Nyarutarama, ukagenda ugacuzinga bitewe n'aho ushaka. Hitwa Bengazi ni amacumbi abamo abakobwa gusa, yegeranye etage cyangwa se ishuri ryitwa Koyika, rikorerwamo ibintu byinshi, meeting whatever n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. So ngira ngo aho ngaho ko ndumva mugenda musobanukirwa. Gusa mukomeze mwihangane, login as staff niri gukunda, student yo baracyayi maintaining. Aho ngaho iyo ugezemo rwose tugenda ukareba icyumba ugahita ugisaba, asigaye nabyo bikarangira, ntago bigoye cyane. Iyo umaze kubona icyumba bahita bakwereka, iyo umaze gukora application bahita bakwereka ko biri pending muri make haba hasigaye kuba approved no kuba wabibona. So ahangaha none ndakeka mwese mwagiye musubizwa ku bijyanye na registration ndetse n'uburyo mwakora application ya za hostel zitandukanye. So noneho ikindi dukomeza kugenda tubibutsa ni uko ku itariki 27 z'uku kwezi kwa 10 mwese ababaye admitted mukaba mwarabonye na loan, mwese mugomba kugera ku makampisi yanyu mwagiye mubaho admitted kugira ngo mutangire 2 weeks of induction weeks. Zifasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo kumenyereza abanyeshuri ikirere, kuba sociable n'abandi. Muri make ni ibintu byinshi kandi munahahererwa amasomo, harimo nk'ay'icyongereza aho munasoza mufite English proficiency certificate y'ingenzi cyane mu bintu byose muzagenda mukenera. Aho ngaho naho ndakeka twahumvishe neza twese. So ubwo rero ndakeka ibintu byinshi twe twatinzeho gatoya, ariko wowe warebye izi video zacu ukaba utasobanukiwe, uba wemereye kutubaza ibindi wifuza, cyangwa se n'ahandi hose utagiye usobanukirwa ariko wifuza, byose uba wemerewe rwose kuba watubazaho, tukaguhereza amakuru agiye atandukanye unyuze muri WhatsApp groups zacu, cyangwa se ukanyura kuri YouTube, ukanyura kuri comments ugakomentinga, rwose turayibona. Kandi wowe ubonye izi video zacu turagusaba kuba wazisharinga bagenzi bawe bose babashe kugira amakuru yuzuye, ubundi bose batangire bajye ku makampisi yabo, dore ko abenshi banatangiye kumanuka. Mugere y'amahoro, asigaye amasomo azagende neza. Ikindi mwese twabasaba nk'abakunzi bacu, wowe dukurikirana turakora subscribe, wakora subscribe tuzaba dukomeza kubana buri munsi, ndetse kora share n'inshuti zawe zose zibasha kuyibona. Ni wo musanzu tuba tugusaba, asigaye tugakomeza kubana.
njye mwumvaga na Dr Deo, mukomeze mugubwe neza, amafu amafufu n'amafaranga bikomeze bibafubike, muragahorana Imana. Murakoze cyane.